Mwiriwe neza nshuti bakunze bajya TV show njye basuzanije Artist Official nkaba ndi kumwe na Matiku ndetse na Mira mu kiganiro gifite content yitwa Man vs Woman. Topic ni abagabo n'abagore ni bande baca abandi nyuma cyane kurusha abandi. That's crazy man. Jao Zado Artist Official kwisonga. Ndabasuje cyane inshuti bakunzi bajya TV show njye basuzanije Artist Official. Tukaba tugiye kuvuga kuri content yitwa Man vs Woman, aho umugabo abahanganye n'umugore kuri topic runaka twahisemo, ariko byose bigamije gutanga isomo kubakurikira ibiganiro byacu. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku nshinga ivuga ngo abagabo n'abagore ni bande baca abandi inyuma cyane. Matiku hano turi kumwe rero ahagarariye abagabo, Mira nawe ahagarariye abagore. Mira, reka nkubaze, iyo urebye ufite umugabo byensire, nanjye mfite umugore, Matiku nawe afite umugore, muri make twese hano nta mwana urimo, twese turubatse. Iyo urebye ubona twebwe abagabo namwe abagore bacu ni bande baca abandi nyuma cyane? ni abagabo. Oya ntihazimo kubera nyine vugisha ukuri. Ubona ari bande baca abandi nyuma cyane? Impamvu mbona ko ari abagabo baca abagore babo inyuma ni uko bagira irari. Hari ukuntu aba afite nk'umugore mwiza ariko kumva ngo ari kwa kanaka kandi atamurusha ubwiza, ukibaza impamvu amuca inyuma. Njye mba numva abagabo ariyo mpamvu baca abagore babo inyuma, kuko bagira irari. Muri make ni irari. Ariko buriya abagore bo ntabwo ako kantu k'irari mwebwe ntabwo mwakaremanwe tukagira cyane. Wabumvishije rata Matiku nawe vuga amabi ameza hari ako gakeya. Ubwo ko gatuma se muguma mu rugo cyangwa aramwe mujya mwiyeranja kwaje ahubwo ntitubimenye? Hari ukuntu wabona wenda nk'umuntu ukumva uramukunze ariko ntuhite wenda ujyayo wumve ko nyine wahita uca umugabo wawe inyuma. Ubwo aramutse aje kubikubwira ntabwo nabyina kandi wamukunze. Nshaka kumukunda ariko ntakemera kuba naryamana nawe, kuko njyewe nubaha umugabo wanjye kandi iryo rari rirenze ko ntaryo ngira nk'abagabo. Reka twumve Matiku. Mati wowe urabyumva gute? Baba we mbega kasa ngo abagore ni amashyaka. None nubwo nuwangejemo impamvu abagore baramwemura nakubiye. Icambere ngiye wenda nshobora gufata urugendo nkajya gutereta no sibyo? Aza gutereta uri umugore wahandi wankatiye nasubirayo n'ibirenge nagenda ahubwo sinanagendesha umugongo nagatuza. Ariko Mati akose bite ngo iki nyine cyangwa urahatiriza n'ibiguzi ugatanga. Abagore uziko aribo bari abadanje. Umugore uragenda ukamutereta akwimye wagenda. None utekereza umugore niba wenda nugero afite saa atekera, afite saa wenda bazenda umugabo atahira man akemera akabyeranja. Niba ari saa muri umugabo akaba yatashye saa 12 akaba yavuye muri gahunda ze, ubwo guteka niba biteka saa 8 akabihunika. Man umuntu ufata umwanya wo gutekereza ati ndaza guhura na Matiku akavuga ati ni Matiku muri make ibintu byose arabiplaninga. Ubwo yabiplaninze ahubwo we impamvu banarebe buri kintu akagiha umwanya kandi byose bikavamo kandi bikaza guhura. Urumva abagore ntabakoboye man baba bafite uburyo bitwara gake kandi utapashona iyo ngingo ko agukubita n'inyeneke niyo wayivuga we. Impamvu abagabo bari babaca abagore babo inyuma, abagabo barabona bafite amafaranga kumva nibazanye wenda nk'akamiliyoni naburaye ambwira ati rwose nagukunze Mira kanyeneye yuko aho ngaho bikumva uza aho ngaho acinye amafaranga ubuzengurutse amafaranga kumvikanisha ko umugabo wawe adashoboye dahahira urugo atagera gute. Ahubwo nibyo bitwaza amana. Hari abantu baba badafite n'abagabo badafite abagabo ariko icyo gihe aho ngo mushaka kunyura uwo nguwo ntabwo wamutera ibuye aciye inyuma kandi nta mugabo afite. Njyewe navuze noneho abantu bafite ingo umugore n'umugabo abagore Imana njyewe ni ukuri njyewe nanagira gutya do nkaca umusaraba nkawurenga
abagore umugore yaguseseye yego yasone Imana ariko uratinya umuntu wifata kuri nimero wenda ya nama byarira wenda gata ashyiraho ngo imfizi y'inama wamubaza ati se sheri uyu muntu guhamagaye ngo imfizi y'inama ati se sheri nandi twabanguriye ejo bundi kabati ni ngombwa niba koko twarabanguriye yo nimero se kuyisevinga bitati se naratekereje ati yo ndaho ushobora gusanga yongeye ikarinda udahari cyangwa se nkaba namuhamagaye nkanamaze ati se uriyo ko mbona ya ntama Imana kagucabiranya kandi ukemera none se ubwo wagiye imaka inshuti bakunze mujya muri comment mutubwire namwe uko mubyumva ese mubona abagore n'abagabo ni bande baca abandi inyuma cyane kurusha abandi Matiko aravuga ati ni abagore Mira nawe ati ni abagabo ariko Mira njeka nkubaza ninde mugabo ugira utumanyero n'utunyanga nk'utw'abagore umugore uramufatira mu ikosa ushobora gusanga arimo aravuga ngo wamucakira mani ubwo agahita nazana ibintu byo kurira akajya akaba aragushoje akaba araguhunita ivumbi kandi ukemera none ne gute wajya gukubita ubundi waje kwihana nta mugore utereta abagabo ariko abagore nabo murateretwa nyine turateretwa ariko abagabo nibo baba babanje kugira iki kudutereta nyine reka reka tubwizanye ukuri sibyo tuba tuzi ko iminsi hari iminsi nyine wenda y'imigizi iminsi ya weekend ku cyumweru ugiye ku kizo ugasanga ntihakinguye wakinjira none tukiriziya ugasanga ntihakinguye wakinjira oya ntabwo wakwinjira muri Costa nibyo rero iyo garuka yindi utava muri kamera umva nyine wowe ikintu ndashaka kububwira aho turimo neza umuntu aje akagusaba ukamwima cyangwa ukomanja wahita nyamara reka nuza we agasanga amarebe nta kinguzi mbana nyine wowe watanwe n'iki none ngenda kandi ufite umugore wawe nise ntabwo ufite umugabo se mbabi wakuburanye iki ni mubise bamuburanye ariko ikibazo buri uvuga ati reka njye kwa kanaka njye kumutereta kandi ufite umugore araguteye aragusasira ubujya hehe nyine ariko ari igihe hari umukobwa ari bweze kwitereta ariko bajya bavuga ko abagabo tudashirira ntago rishira kubera iki ridashira tuvuye ko erega ikintu wenda tuze kubyumvikana none sibyo bavuze abaca inyuma cyane kurusha abandi sibo ngo abaca inyuma wenda twese turabikora ariko abaca inyuma cyane kurusha abandi abagabo n'abagore bajya gutereta abo bagore ariko aje ukamwangira nyine twumvikane ariko iyo ntabwo bayiteye iyo ntabwo wayiteye mba nayiteye nawe wangize ukabura yibaganye ariko ubwo nibo barusha guca iki aho muri comment mutugiremo mutubwire namwe uko mubyumva ngenda ndabona hano rubuze gica oya buriya ariko ni byumvikana kubera ko umuntu ushobora ngo ati ntuze we biteze tinusawo ikindi mo ndavuga impamvu ujye kwemeza ko abagabo bacu bagore babinyuma utavuye iwanyu uguze iwanyu nyine ntabwo byakunda none se wowe umwimye yagufata ku ngufu gusanze iwawe yego n'igihe yansaga mu rugo nkamwima maze ariko rero wateye ntambwe akajyana ahandi ariko umuhaye hashya ariko ko baraha akira noze we nibyo nyine ariko nyine yagenda Chuti bakunzi bajya TV show rero aho muri comment namwe mutubwire uko mubyumva niba abagore aribo baca abagabo inyuma cyane cyangwa se niba abagabo aribo baca abagore inyuma cyane mutubwire aho muri comment abagore rekundi n'icyaterega kugira ndure muri comment ako nakubishye abagore kunera abakoboye umugore ashobora kuguca inyuma ariko burano kaba yanagusesese kuguca inyuma gusa akagenda akibyarira umwana kwa nama urabyumva kwa ntama w'Imana nama we aho Imana ishimwe yarangiza man akakumvisha buryo ki umwana wawe akawati sheri no ati mwanja mureba neza tunamwitegeza ati zire ukaronka mwe hano ati neza ni wowe tubona ati zarebe neza ari amaso ye ati mujisha ayo makano kameze nka kasekuru atuzacunge umurenge none ubwirwa n'ikikatari wamaze uti kwa sana nama abaturanyi babyara abantu basa yajya gusoza ati sheri none naracunze ndi bamwe hano gutya mu mugongo ati umva yaradusebeje cyane ntabwo kubasebya ubwirwa n'iki yuko umwana ataroba kandi mubana ariko mati murabana muririrwana bavuga ko umwana wese uvukiye mu rugo rubamwe umugore n'umugabo
uwo mugabo uba muri urwo rugo ntabwo aba yemerewe guhakana uwo mwana aba ari uwe yego kabone niyo waba utazi nyine ku gahato nta gahato ako tutabeshyanye ubundi ni ibintu rega byumvikana tutabeshyanye reba wenda nk'amatiku reba isura yanjye reba isura yanjye ni nziza ariko yego Yesu ni Imana mbyaye umwana wa mbere aje ari kazungu konsa ndawa kabiri mu bana nk'umunani mane hajemo wa 9 wagira ngo ni umumetisi yego Yesu none ngo afite nyina cyangwa ikindi banza warohemo yajya kuza ugasanga wenda bwa buyobe bwe neza ni kwa nama wamureba nako kuri icyana kigira gucya cyo gutya gikubita amanyarira atemege cyane we tuzi ko kigera nka runaka neze we kumbe bifite aho bihuriye nundi ariko umugore abacamana we mbega ibiyobyabwenge by'amahera abagabo ni ahita kuza ati sheriti wamubonye ati sha oyo atumva ko sogokuru yagatakati wa umva mwari ibyaye okay reka noneho reka twemeze ko abagore n'abagabo bose baraseseranya bose bacana inyuma kuko nubwo abagabo ariko uruhare runini ni urw'abagabo oya kuko nibo babasha gucengera mbere reka tubyumve dutyo ariko nubwo aribo batera intambwe bakajya kubaza n'ubundi ntabwo babaza ibiti babaza abagore ubwo abagore n'abagabo bagira bate bacana inyuma noneho ndabaza nti abagore n'abagabo ni bande bazi guhisha no gutsimba muri make gutsimba ayo bande bazi guhisha ibibi byabo reka tubivuge dutyo reka duhere kuri Mira ni abagabo nyine ngiye bivuga nabakivuga amazi ameza hari urashingira kuki kubaza ngo nkazi niko baraye bambwiye ko hariya muri inzu kwa kanaka mwari muri kumwe n'umugore wo kwa kanaka ushobora kumbwira ati barambeshyira umugore mwiza sinakwemera ibyo nakoze yabyemera utamufashe nagufashe nafoto nacyabaye wowe se wabyemera njye nabyemera nkanamusaba imbabazi ubu wanyemera ko nama yaje kugutereta nabyemera nkakubwira ukagenda umuhakaniye nkavuga ati kanakaje no kabone nabyo yego Mira aragira ati abagabo nibo bazi guhisha ibibi byabo mbega ngo byori zabo sibyo wowe uremeranya nawe cyangwa hari kundi kuntu byumva abagore bako se ngengero zose mba zifite zagaye okay Matiku wowe uremeranya na Mira ko abagabo aribo bazi guhisha ngo byori zabo cyangwa abagore nibo bazi kubihishira ariko abagore ko batsimba kandi badatsimbye kure nawe uri aho hafi ukiruka nyuma dutsimba hafi kandi ntushamisha urumva babi ari bande abagabo umuntu ushaka kugutsimba iruhande rwawe kandi ntushone uwo muntu ego Yesu ni Imana ubwo bazarimwe kabiri gatatu bamaze kuyitera none se icyambere urumva guca inyuma ntago ari umukino wagenda uratira umugore ngo nakoze cyangwa wagenda ubwira umugabo ngo naguca inyuma siko bimeze ariko igihe nibura hari igiketswe abagore mani ni abanyabwenge kandi afite ukuntu niba ari ikosa rimwe riramufata gato akitatswa akubeshye atuje uturira akugwamo nk'uko kabaguye nk'ibere. Ladies and gentlemen, go in comment section and talk about this conversation. That's crazy, man. Aha. Hano ndabona bitari koroha. Ntabwo bizakoroha uko mubyumva. Ntabwo bizakoroha kubera ko cereka nibura pe wenda nk'ubwenge. Imana abagore ngo nabwenge. Ahubwo abagore nibo wese urumva watinyuka uvuga ngo abagore nta bwenge. Barafite buringaniye. Ariko kosora imvugo tazatuma banyifungira. Abagore bazi ubwenge kandi barashoboye. Apu nibyo. Ubundi bazi ubwenge barashoboye. Umugore aragufata ukatsimbura. Nama kabara haseseke. Mana yanjye yakemera no mu buri bwawe akaramburamo wenda igitenge gikonje kugira ngo wumve neza ko uwo mwanya nta wundi muntu wawuryamyemo. Nawe kandi ko gukemera kandi habyutse umuntu wari hashyushye nkaho bahatekeye. Abagore Imana bagiye imiti. Ako oya tutabeshyanye. Mira niko bimeze. Reka turebe impamvu atari ko bimeze. Mira. Yego. Ni gute ushobora kumenya ko yegeraho umuntu ntabwo ndi bumuca inyuma. Umugabo wawe aguca inyuma ni ibihe bimenyetso bishaka kubikwereka?
ikinyereka ko umugabo wanjye anca inyuma uzi ko nakunegera buriya yajya anekera akanekera ushaka kuvuga ko yagukorera ibishoboka byose kugira ngo utamukeka agaca hirya no hino mbese mani nyagasani akaba yanamesera akabigura hari akantu munyukije abagore we impamvu abagabo rero ari babi mu gucana inyuma njyewe umugore ushobora kuza kuntereta 1 2 3 nkabaravuga ati ariko hano nubwo haza umuntu kanaka inshuti yawe araza uri kumva ariko ukaburantanze wumva bagira ubwenge kandi aragutanze n'ubundi yaguhaye karibu hariho nk'umuntu uje mu rugo n'abagore basanzwe n'abanyabwenge abazi ko icyamatiku yakije mu rugo sibyo abazi ko uje n'ingundi bagenda naje mvuga icyangenzaga nyamara si umugabo yabimenye arangije ahitwa n'amaguru ahubwo ubwo ubuje ukamubwira icyo washaka nageresha umutwe nk'uruzi noneho mvuze icyo nashakaga nabyumvisha wenda nta nubwo amakaniye ariko mvuko ari abanyamibare kandi abagore baracyari hejuru yacu baraducaberanya kandi tukemera akabanza agataripotinga ko matiku nyamara agira gutya araza akagira bla akabivuga wowe urumva butabakomanyije icyambere wowe wabanjije umva yamagira ngo umugabo wanjye muhukuri ko ntamukinyuma kandi yanyemereye abayancinyuma nyine umva bacanganira atari ibishoboka byose bituma utamuvumbura abagore kuntu nyine baragira nakana kambakekana akaba yanambeshye n'ibintu nyine umva niba yabikoze mati wowe urumva ari nk'iki cyakwereka ko umugore wawe yatangiye kuguca inyuma yego ikintu cyanyereka ko umugore wanjye yatangiye kunca inyuma yego icyambere kubera ko buri muntu mubana musanzwe muziranye rutuma muziranye ibyo akunda n'ibyo yanga sibyo ngewe cyambere ntangiye kubona bya bindi yakundaga atangiye kujya agira gutya ewana kabira nk'ikimbwa yanze nakubeshye natakira make uratanga n'urugero ariko urugero wenda nta kintu wenda byajya biga bimutwara kuba nataramira mu rugo nyine ukabona nyine uko nta kintu bimubwiye kubera ko wenda natanaga tukaganira nkagira uturenda rimwe rimwe nkacangamo nkamuzanira noneho haza wenda nama cyangwa yamara guhuzana nama ugasanga yarambwira ati ariko nyamara isaha iyi niyi ajya akunda gucamo agatarasi wajya umamagara nta ribi noneho za sambona nabona zirimo zirasatira nkabona asa nkaho arimo aranyuhura ntabwo byabura hari ukuntu umuntu afite ukabona arimo ahora areba kuri ka telefone ugasanga niba ifone ye nta vibrasiyo irimo ahubwo noneho yashyize ntuzi nuko man abantu natanajyanye kumugendera hamushamuge ariko se wenda ntago arabikora nta nubwo nkubwiye ngo tangira ubikontorore ubwo nyine ariko hari utumenyetso tumwe na tumwe umuntu akora ugahita okay mutacyari kumwe mbwira utumenyetso sinangiye umugabo wanjye yakora kugira ngo mbare kanca inyuma ugiye kutubwira utumenyetso ushobora kubona ku mugabo wawe ugatangira gukeka ko yaba guca inyuma byanze bikunze icyambere hari nk'ukuntu umugabo wanjye yajyaga nko ku muhanda wenda ntetse nkateka yaza ati mugabo wanjye dore ibiryo ku meza karibu ngwino urye ati umugore wanjye ngwino urye cyangwa ngwino turye yego ati umugore wanjye umunsi simeze neza rwose ndumva naniwe akanga ibiryo wahise ugiye yaba arwaye ni iki kimenyetso cyane niba bikoze rimwe kabiri kandi gatatu icyo ni kimwe ahubwo waba yariye mu kabari waba yariye mu kabari yaba afite ahandi bamutekeye wenda ibirenze ntabwo tubyumvikana wimunigana ijambo ntabwo turi no kubahuza icyo si icyambere icya kabiri hari ukuntu wenda nza akambwira ati nk'umwato gasasa karyama nangwa ati hindukira se mugabo wanjye ati akazi kambaye kenshi ndetse ntubizi nyine ko ari umunyakazi aba yakoze kandi ubusanzwe n'ubundi atarakahinduye akazi karakoze ati mbabarira uyu munsi
Urumva rwose nta mbaraga mfite. Urabona igihe cyose umuntu aba afite stamina yo ariko umuntu ni umuntu ukiroga nkamubwira ngo ati sano noshira kugira ati rwose tutabeshyanye umuntu oya ariko urumva umugabo wabigenza gutyo buri munsi nawe yaba yivuyemo nk'inopfu maze yaba yitaranye yajya akijamo rimwe mu cyumweru ko ntabwo abikoraga nka mbere ataranca inyuma nyine ariko tutabeshyanye iyo ngingo urumva ariyo iyo ngingo ni nyerekera ngaho zana ingingo ikomeye yo hasi icya mbere umugabo wajya guca inyuma umugore we afite n'undi mugabo aca inyuma tubyumvikaneho akarikora rimwe kuwa mbere kuwa gatatu kuwa gatanu ubundi uwo mugore we yaba afite umugabo cyangwa ubundi byaba byararangiye ahubwo afite urundi rugo nyine ubwo niko kuguca inyuma nyine none kurikiye bino biganiro none niba koko bibayeho kuwa mbere kuwa gatatu kuwa gatanu no ku cyumweru wumva iyo minsi aca inyuma umugore we abacana inyuma nande ariko nanjye ndumva icyo gihe aba yarashatse urundi rugo abacana inyuma nande ubwo nyine aba yacize turi ku kiganiro ubwo umugore natumva yamaje gufata umugabo bamugira inzanga aba none se niba wemeye gucira njyewe birashoboka mu rugo nakatiye nagiye ariko tekereza umuntu ubasha kweranja iyo minsi yose ariko mu cyumweru mugahuramo kane afite umugabo nyine wowe umva ubwenge yashyizemo umva ubwenge umugore aba yashyizemo kugira ngo yeranje iyo minsi 4 mu cyumweru ahura n'undi mugabo kandi azagura n'umugabo we namuvumbure ubwo twasanze abanyamibare abagore n'abagabo abazi guhishira n'abagore nuze ibintu byabo have nuze we hano nziye muri comment bakundi ati mugore wanjye ibyo sinabikora rimwe ariko njye nanabikoze rega wibuke ko barasaze bakunze mukurikije byawo TV show mujye muri comment section mutubwire ese abagabo n'abagore ni bande bazi guhishirira ko baciye bagenzi babo umugabo agiye ntagaruka inyuma yashimye bushyitsi ndababaza ikindi kibazo Mira uramutse uvumbuye ko umugabo wawe yatangiye kuguca inyuma wakwitwara gute urabiketse ariko nturamufata wakwitwara gute nakitwara gute njyewe nakugenzura mpaka igihe nkufashe nkugezeho uramutse umufashe ndamutse mufashe namubaza impamvu anca inyuma kandi ntacyo yamburanye nabona atagarutse mu rugo bahita bumva n'ubundi ko yageze ntaganiriza umugabo ntabwo ntihaguhaye imangu bati uramutse uketse ko umugore wawe yatangiye kuguca inyuma wowe wakwitwara gute mu rugo icya mbere nabanza nkareba ngo ese njye muri urwo rugo ndubayemo nari nkwiye gutanga nari nsanzwe ntanga nibura wenda hari 1/2 ndi gutanga mu rugo urahindura niba nembize neza ko nibeta nkajya kubomora hanze urumva ubwo turi kuvuga wa muketse utaramufata yego noneho ubundi hari ukuntu umuntu ashaka kugenda bitewe n'uburyo nawe mubanye sibyo hari igihe ashaka kugenda kubwo none adashobotse hari igihe ashaka kugenda bitewe n'uburyo nawe umeze njye nabanza nkikontorora nabanza nka making ashaka icyazo atari njyewe nasanga ari nge rero nkabigenza gake ubwo naye nkaba mvuyeyo kugira ngo nagira gutenga na rusenya kugira niyo nagira yabona ko nyamara njyewe nta kana keza ariko nsanze noneho impamvu ari we atari nje uvyo nakora tugiye kukitubwira nyine wakora iki icyo nakora njye nakugenda gake nabanza nkabucunga sinagutumaho ikosa barangiye ukanambira ati runaka mubonye ari kumwe yego njye nakwicungira nabanza nkamenya neza niba ari we na nama mubigenza gute yego urumva naba nafashe ibicyaguhangiwe ntago hari igihe ushobora gusanga wamugana ari akantu ajya namucangamo wenda ari akabyera hari ukuntu wenda nk'abagore bacu ushobora gusanga winywera agacupa nyamara kumva ngo wanywera agacupa wowe watanze igikoma nyamara byamyiza abagore n'abana beza icyo yanze n'icyo akunze biragoye kugira ngo umuvumbure nibwo bwa bwenge watanze igikoma kandi uje urimo
umubi w'agatsingi none hagahita haza umujama ubizi neza ko n'umugore afite kuba yagiye nawe wenda kugasembuye ariko akaba ati aka gafanta kandi kanini wakabyimba none ugasanga umukobwa ageze gutya aribese uranyereye ugiye gutsinda agatsingi kwa runaka nawe ahita azana kanuzana kugatsindira iwawe tayari umugore agataye bati ubundi umugabo n'uyu nawe ni njyewe warongowe naho abandi baragize agatangira nyine ubwo akinyabye bitewe bya bintu wa mugabo yageze gute yashoye isanze yari bya bindi ariko bya bintu yazanye nanjye ubwo ntangira nkagira da nkajya ntumuza wenda nkajya mbimuzanira wabimuganirizaho se ukavuga uti nanjye biranzanga mbikora ariko ntuzabe ako kantu rero buriya ntabwo byaba ari sawa ko umuntu wamufatira mu ikosa ukihutira kumuhana akutamuganirije ntabwo biba ari sawa njyewe namwegera aho ati mugore wanjye rero birashoboka ko muri iyi minsi ntarimo nitwara neza ariko nawe ntabwo bimeze neza akambaza impamvu urumva ntabwo ahita abyemera ahubwo ushobora gusanga mwese muzamukiye hejuru yazamukira hejuru kuko njyewe namaze kumenya ukuri nkemera nkaca bugufi kuko buriya nta binyabiziga bibiri bya depansanya byacanye amaremare nkatuza nkavuga ati noneho njyewe pe ndabibona ko hari imyitwarire itari myiza wari ufite nanjye ubwo hari iyo nari mfite itari myiza yaguteraga kuba wagira ego ubundi hari n'ukuntu icyaha ukishinja kugira ngo muri kumwe bize kumworohera bati ukishyiraho icyaha kandi ubundi uri inosasa cyane rwose umuntu hari ukuntu umva se iyo ushaka amahoro hari umuntu wigeze ngo iyo ushaka ngo amahoro ngo uteze intambara uriya rero ni hwinini iyo ushaka amahoro ahubwo wowe wigira inzanga buri uzareba umuntu utuze mu mutwe niyo yakwangiriza nyine tubona ko ari ikibazo cy'iki cyo mu mutwe kandi nyamara mu kanya waza gutekereza neza ugasanga yagukomye njyewe naca bugufi nkamuganiza nkamugatoke njyewe mbabarira niba koko byose ari njyewe reka nanjye biriya baguhaga ndemera kubiguha ariko twongere tujye gute tubane neza rero wakanga umwanzuro wanjye nakuburungushura da wamwica se oya nakubwira ukaba ugiye iwanyu ukajya kwitekereza nahita nkwinzira ukigendera ariko ntabwo njyewe nyikuvumbura ntabwo nahita nyine nzamukira hejuru ariko imagine ubundi ari wowe bahereyeho uremeranya nawe mira oya wenda ibyo ngibyo avuze ariko ndumva muciye inyuma uhavuze ukuri yego icyo avuze kitari ukuri ni iki kumuburungushura ubwo urumva yajya kumwirukana hari igihe agaruka mu rugo mukongera urumva ko ibyo yarabuze kugira agende niyo yisubiyeho umugore ntabwo arimo kwituma ikosa nakora iyo umugore mbonye ubwo njye nakwirukanye nta nubwo naza kukugira kuko umugore iyo mwirukanye nibwo noneho za gahunda mbega ubwo ni nko gufata imbwa wakomeje uyirinda inyama yawe ikawujya ngo shishi ukaba uribetse kizo ukoze nkayo ukajya kuyazana usanga iteruramo ishoboka wayituta ukayifata wamaze kwiyangiririza ubwo nakubwiye ngo genda rero ubwo nyine naba namaze kumenya ko ubwo umwanzuro rero ni iki gishobora gutuma abantu mu rugo badacana inyuma turahera kuri mira dusoreze kuri matiku mbere ni ubwumvikane yego kubahana keya kudasuzugurana nk'umugabo wanjye akaza akumva ko ntacyo amaze akantu ko kuganira mu rugo no kuganira mu rugo neza nta ntonganya kuko ntabwo umugabo wawe yataha neza avuga ati sheri wanjye umeze ute ntabwo yaba ahangwe nawe undi ati tuba ibintu mwanteze bikiri biki amasafuriya n'amasahani arazikubita amashoti kandi wenda ayisanze aho zari zisanzwe ariko aba ni amahoro yari ahari n'ubundi aba ni amahoro aba ahari ni ibyo ngibyo turi gutanga aho ngaho umugore ashobora kugucuma ko batundi ikigabo cyarananiye none n'ikingero n'ubundi ibyo nakora byose ntabibona neza ariko ntabwo umugabo mu rugo aba ataha neza aganira n'abana neza ngo umuca inyuma umuca imbere bazi uragerageza ukamuca imbere nyine ukagenda ariko imbere ndashaka kuzamenya ikibazo inshuti bakunzi ba Jao TV show rero Mira aragira ati ikintu cyatuma umugore n'umugabo badacana inyuma ni ukuganira mu rugo no kugira gute kuzanya badasuzugurana koroherana muri make ubu reka twumve uruhande rwa matiku ariko namwe hasi muri komenti mushobora gushyiramo uko mubyumva ese twamaze kubona ko abagore n'abagabo bose bacana inyuma
abagabo wenda bashobora kuba ngo babikora cyane niko aba bavandimwe banyemeje n'abagore bakabikora gake ariko still bose bacana inyuma. Ubwo rero tumaze kubona icyo Mira avuze ati cyatuma umugore n'umugabo badacana inyuma. Reka twimukire kuri Matiku, namwe duhurira aho hasi muri comment section. Aha Matiku, wowe kuri iyi ngingo urabyumva gute? Niki cyatuma wowe na madamu mudacana inyuma? Njye na madamu cyambanze mvuge kuri we. Nyine hari igihe we ushobora kuba umugore n'umugabo twese hamwe. Umugore n'umugabo, reka no kuvuga mwebwe. Umugore n'umugabo ubona ari iki bakora kugira ngo niyihe nama? Ikintu cya mbere bo gucana inyuma. Ikintu cya mbere guhana umwanya. Yego, urungamo rya sister. Icya kabiri kutagira ibintu runaka uvuga ngo ni ibya Matiku, ni ibya Mira. Nyine kumva ko ikintu kiri aho mu rugo mugomba kugira gute kugifashanyaho nyine. Okay, ku mbaraga z'umugore n'umugabo ntabwo babingana, ariko nibura wenda niba ari urukwi ambwiye ati nyamuneka sheri wagize gutya so agapfa, nibura nkajya nkarwasa naho akajya kurwanika, aho ngaho muba murahuza. Ariko ikindi kintu cya danje gufatikanya imirimo yo mu rugo. Ikindi kintu cya danje ari ahantu iyo mwibuze ari ahantu nyine iyo hari ahantu biba bisaba ngo okay sorry ari ukuntu nyine wenda inoca n'ibiriho n'abana umuntu ashobora kujya gutya akanabigira, ariko biba bisaba ngo hari ahantu muze kuba murimo murabihurizamo. Yego, kuko iyo harimo umwe wenda ubasha gusiga undi cyangwa se wenda kudahuza n'undi sinzi ntaza kurasa imbogo, haza kuvamo uwubangamirwa uko byagenda kose. Iyo havuye muri uwabangamirwa wa wundi wabangamirwa birumvikana tarya rege, nyamara kandi ntagabaruka kwanza ahubwo nuko wenda ibyo yari akeneye mvuze ngo iki aha kugira ngo si ibyo nuze inshuti bakunzi ba Jabo TV show, mwakomeje kumva mbuga Jado Artist Official. Turi abahanzi b'abanyabugeni, tubandikira ku myenda, tubashushanyiriza amafoto meza, tubashushanyiriza imfashanyigisho, ibigo by'amashuri n'ibindi bikubiye muri art. Mushaka ama-t-shirt ameze nk'aya ngaya mubona twambaye, mwahamagara kuri 0788259948 tukabakorera utuntu tw'ubwenge. Mwakoze rero gukurikira kino kiganiro. Njyewe nari Jado Artist Official, YouTube channel yari Jabo TV show, nari kumwe na Matiku Oji. Iruhande rwacu hari imfura yanuze we Mira. Yewe ntabwo mbona. Mwakoze cyane. Yego nawe. Sawa nuze we ariko muzagaruke mutubwire inyuma y'ibibere inyuma y'nuze ye. Ibibere inyuma. Urugendo rwiza. Matiku. Jado Artist Official ku isonga.